Ndagusuhuza wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ndakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro n'amahirwe bituruka ku mwami Imana. Mubwire ngo imbaraga zikomeye z'Imana zize kubana nawe, kandi marayika w'Imana akugote akuzenguruke. Ndagukunda cyane wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ndakwifuriza umugisha w'Imana, ndakwifuriza imbabazi, ndakwifuriza guhirwa, gutunganirwa, ndakwifuriza kubaho, ndakwifuriza kurama. Imana iguhe umugisha. Reka ngusabire ibintu bigera muri bine. Icya mbere, Imana iguhe amahoro. Icya kabiri, Imana iguhe agakiza itanga. Icya gatatu, Imana ikurinde uburwayi. Icya kane, Imana iguhe kuramira muri iyi si, iguhaze uburame, iguhaze umugisha wayo, umugisha uturuka ku Mana. Kandi Bibiliya yaravuze ngo umugisha Imana itanga niyongeraho umuvumo. Niko Bibiliya ivuga, iravuga ngo umugisha Imana itanga niyongeraho umuvumo. Kandi umugisha Imana itanga nta muntu n'umwe wawugukuraho, oya, kereka wowe ubwawe ushatse kuwikuraho. Imana rero iguhe umugisha, Imana ikurinde, Imana ikugirire neza. Ese bwaba ari ubwa mbere uje kuri channel yacu? Kora subscribe, kora like, shyiramo komanteri. Imana iguhe umugisha. Uri kumwe na Revera Pasteur Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Imana rero ikurinde, ikurindane n'abawe, ikurindane n'ibyawe, ikurindane n'ibyo utekereza. Imana ikugire neza, iguha amaronko abisi badatanga. Aho abandi baburiye wowe uhabonere, aho abandi bahombeye wowe uhungukire. Uwiteka akugire neza kandi akurebane amaso y'imbabazi. Maze iminsi nkora ibiganiro, bamwe bakavuga ngo amakuru uyakura he? Ariko amakuru kenshi dutanga hano, ibyo tuvuga inkuru kenshi jya uyifata ko 98% aba ari amakuru yizewe. Ntabwo dukunda kuvuga amakuru y'ibihuha, oya, ntabwo dukunda kuvuga amakuru y'ibihuha, ntabwo dukunda gutwika, ntabwo tubikunda. Ahubwo kenshi tuvuga amakuru nyayo, amakuru y'ukuri. Hano tuba dufite isoko y'amakuru, rimwe na rimwe ukabivuga wenda mu bundi buryo kugira ngo bize kurushaho kumvikana neza, ariko kandi aba ari amakuru y'ukuri. Imana rero iguhe umugisha wowe umaze gukora subscribe. Uyu munsi tugarutse kuri iyi nkuru. Iyi nkuru ni inkuru yo kuri ADPR, ni inkuru yo muri ADPR, ariko ni inkuru nziza. Ni inkuru nziza, ni inkuru ijyanye n'icyerekezo turimo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu, isi yose ivuga ngo mugore tinyuka urashoboye, mugore tinyuka urashoboye, abagore mutinyuke, abagore murashoboye. Gusengerwa kw'abagore muri ADPR ni ikintu cyari cyananiranye abantu bose, cyari cyarabananiye, abagiye bahayobora, abagiye banyura muri iri torero, ariko Ndayizeye Isaie aje kugikemura iki kibazo cyo gusengera abagore, cyo kubasengera. Rwose benshi bamaze no kubimenya, n'urutonde rwabo bamwe turarufite. Hari abamaze guhabwa ayo makuru, hari abamaze kubwirwa ko bazasengerwa. Dufite urutonde, ariko uru rutonde ndarufite rwose, ndarufite. Hanyuma abagore barashoboye, abagore rwose, reka maze mvuge aka kantu, abagore barashoboye. Iyo usomye na Bibiliya usanga abagore bagiye bakora ibintu bikomeye. Ndaje nguhe amakuru y'inama yabaye ejo, ndaje nyaguhe, ariko narayageraho aya makuru. Reka mbaze nkubwire ko arega twebwe impamvu tubivuga gutya, tubaberaho mutareba, ariko njyewe mfite amakuru y'inama yabaye ejo, ndaje nyaguhe. Icya mbere, abagore barashoboye. Reka mvuge abagore nka batatu bo muri Bibiliya, nkwereke n'abandi bagore nka batatu ba hano, urebe nibura ukuntu abagore bashoboye. Icya mbere, uwa mbere, Debora yari umugore ushoboye. Bibiliya ivuga ngo Imana ibona ko Abayisiraheli bahuye n'ibibazo bikomeye, Imana ibona ko Abayisiraheli bahuye n'umwami witwa Yabini, ngo yabarwanije imyaka 20. Uyu Yabini arabarwanya, babura umuntu n'umwe wabatsinda, ariko Imana irebye mu isi isanga hari mu mugore witwa Debora.
Debora ngo yari umuhanuzikazi, ariko hano iramubwira ngo uyu munsi ubuhanuzi ugiye kubuvaho, ugiye kuba umucamanza. Abagore barashoboye. Debora ngo arwana intambara igihe gito, intambara arayinesha, Abayisiraheli igihugu gihabwa ihumure imyaka isaga 40. Urumva abagore badashoboye? Abagore barashoboye. Umugore witwa Tabita mwese muramuzi, witwa Dorcas. Tabita ariwe witwa Dorcas. Uyu Dorcas yakoze imirimo yananiye abantu, abagabo, ngo akajya aboha imyenda, akajya aboha ibitenge, akajya aboha imipira, imishweta, akayiha abagore, ngo akayiha abapfakazi, akabagaburira. Abagore rero barashoboye. Abagore barashoboye cyane. Abagore, umugore ubyara perezida, abagore barakomeye. Abagore babyara perezida ahora bakinisha. Umugore ubyara dogiteri, umugore ubyara umusirikare ukomeye. Abagore barakomeye rero. Umugore wa gatatu wakoze ibintu bikomeye, ni benshi nakuyemo 3 gusa. Uyu mugore witwa Yayeli nawe ngo yarari aho ngaho intambara itararangira, kugira ngo intambara irangiye neza, ngo niwe warangije uyu mugabo w'ingabo witwa Sisera, ngo amukubita urumambo mu mutwe. Intambara y'Abayisiraheli ya Sisera na Yabini ibirarangiye, Abayisiraheli bahabwa ihumure. Rero abagore barashoboye. Iyo turebye hano kandi nanone hari abagore bashoboye bayoboye amatorero yabo. Abo bagore rero bayoboye amatorero yabo nabo barashoboye. Ngewe mbona ko ADPR nibura umunsi izahabwa nk'umugore, nekereza ko aribwo izaba nziza, ikakurwamo ibi bintu byose byo guhora mu makimbirane, byo guhora mu mirwano. Kuko uzarebe neza amatorero ayobowe n'abagore inshuro nyinshi uzasanga nta ntambara zibamo, nta bibazo bibamo. Nta bibazo bibamo byinshi, nta nabyo. Yego ahantu hose ntabura ibibazo, ariko uzasanga ibibazo amatorero yose ayobowe n'abagore uzasanga nta bibazo bibamo. Rero ADPR mbona igihe kimwe niyoborwa n'umugore, kandi ariko reka mbabwire, ADPR igihe kimwe izayoborwa n'umugore, kandi iyi manda nirangira ADPR izayoborwa n'umugore. Iyi manda ya Isayi nirangira ADPR izayoborwa n'umugore. Umugore niwe uzayobora ADPR, ndabibabwiye mu bimenye. Iyi manda ya Isayi nirangira ADPR izayoborwa n'umugore, kandi ADPR nimara kuyoborwa n'umugore, ibi bibazo byose, izi ntambara, aya matiku, aya macyabiranya byose bizahita birangira. Tinyuka mugore, urashoboye. ADPR ntabwo yaremewe n'abagabo bonyine, ni nayo mpamvu ihoramo aya makimbirane, ihoramo izi ntambara. Kubera ko uzarebe aya matorero nabivuzeho kare ayoborwa n'abagore, uzasanga nta bibazo bibamo, nta matiku abamo. Oya, amatiku yava hehe? Nayo uzi impamvu amatiku abamo wowe? Twebwe abagabo iyo tuvuye no mu nama dusubira kunywa kofi, ugasanga twagiye mu bya kofi, twagiye mu kuvuga mu by'inama ibitagenze neza, ugasanga tubisubiyemo. Ariko kuko umugore afite inshingano nyinshi, afite inshingano zo kuyobora itorero, akagira inshingano zo kuyobora urugo rwe rurimo umugabo, kwita ku mugabo, kwita ku bana, ugasanga noneho ibyo byose nta mwanya bifitiye. Niyo mpamvu rero abagore bujya bigirira amahoro, ugasanga abagore ahantu bayoborwa n'abagore. Reka nk'urugero, reba Apotre Mignone. Apostle Mignone ayoboye itorero rye, wari wakumva se ririmo ibibazo bikomeye, ngo ibibazo, ngo barwanye, ngo bagize amakimbirane? Ntabwo bishoboka. Reba uyu mugore witwa Denise Nkurunziza Bucumi, uyu nguyu ni umugore uyoboye itorero mu Burundi. Wari wumva se hari intambara zibamo? Ntazo. Nta matiku, nta macyabiranya, ntabyo uzumva. Hakaba uyu mugore witwa Julienne Kabanda se wari wumva itorero rye ribamo amatiku? Cyangwa uyu mugore witwa Hortense, wari wumva hari amatiku yaboneka mu itorero rye? Ntayo yabonekamo, ahubwo amatiku kenshi ayo aboneka mu matorero ayobowe n'abagabo. Ariko reka ngure n'urugero, no muri ADPR kenshi uzarebe ahantu hayoborwa n'umugore, umugore ari uyobora. Igihe bari ba mwarimu wasangaga nta matiku haboneka. Oya, wasangaga nta matiku rwose ahaboneka. Ahubwo ndaza gusaba bakimara gusengera abagore, bakimara kubasengera, bafatemo nka paruwasi rwose niziba 30 nkuko bitangiye kuvugwa, zikaba 30 rwose, abagore nka 15 babahemo paruwasi n'abagabo 15. Indembo nizibe 5, bafatemo indembe 3 baziha abagore, hanyuma izindi 2 ziyoborwe n'abagabo. Yego niko bimeze,
rwose, kandi muzareba ko iri torero rizaba rizima umunsi ryayobowe n'umugore. Imana rero ibagire neza. Tinyuka mugore rero, urashoboye. Hanyuma nshobora ngiye kuvuga inama y'ejo yongeye gushimangira iyo nama yabereye kuri Zoom, n'ubundi ihuza igihugu cyose. Abayobozi ba ADEPR bose bicaye mu masare cyane, hanyuma bashyira screen hariya, tayari inama iba iratangiye. Inama ubwo iba iratangiye. Icya mbere kwari ugushima, kwari kugaragaza ibikorwa, bashima ibyagezweho, ibyo bakoze muri iyi myaka yose bamaze ku buyobozi. Bashima bereka, batanga raporo y'ibyakozwe. Nibyo ngibyo nicyo cyari icya mbere. Icya kabiri kwari ugushimangira, gusengera abagore muri uyu mwaka. Yari iyo ngiyo, izari izo ngingo z'inama: gushimangira, gusengera abagore muri uyu mwaka. Uyu mwaka ntawe ugomba kurangira abagore badasengewe, kandi rwose ntibizarenza mu kwezi kwa munani abagore badahawe inkoni. Ibyo ubanze ubyumve. Ntekereza ko ni nako barimo gutegura ibintu byose neza, gahoro n'amaparuwasi bikazagera iyo amaze kuba make, n'indembo zikazagera iyo zimaze kuba nke, kugira ngo zihabwe bene zo bagomba kuziyobora. Ahangaha rero hagomba kubonekamo abagore bagomba kuyobora paruwasi, hagomba kuzavamo abagore bagomba kuyobora indembo, hagomba kuzavamo abagore bagomba kuyobora amashaperi cyangwa se amatorero. Nk'uko bimeze. Abagore barakomeye, abagore barashoboye, abagore ni intwari. Kandi umunsi umugore ayoboye ADEPR, reka mbisubiremo, ntabwo muzongera kumva amatiku muri ADEPR, azahita arangira. Kuko ahantu hanini usanga abagore bayoboye, uzasanga nta ntambara zirimo, uzasanga nta bibazo birimo, uzasanga nta kibazo dufite. Reka nguhe urugero, uzarebe nka pararoma yacu hano mu Rwanda, uzasanga nta matiku arimo. Ariko izi Bugande uzasanga barwana muri pararoma. Ngo kubera iki? Ngo ntabwo banze kumvikana mu bitekerezo. Ni ukubera abagabo, ahantu hari abagabo benshi haba ibibazo bikomeye, haba uruntu. Ariko ahantu hari abagore ni abanyamutekano, abagore ni abantu beza. Niyo mpamvu rero ADEPR uzarebe wenda nka kabine yacu ibamo abagore, ariko uzasanga nta nduru zibamo. Kubera iki? Ni abanyamahoro. Ahantu bari batanga ibitekerezo byabo, bamara kubitanga bakitahira, kuko na stress nyinshi bafite zo kongera gusubira mu makawa, zo kongera kujya mu tubari ngo bagiye kunyweramo, ngo basubire mu byavuzwe. Oya, nta mwanya bafite, kubera ko bagiye kwita ku muryango, bagiye kwita ku mugabo, agiye kwita ku bana, agiye kureba abakozi, ibyo bakoze n'ibyo batetse. Urumva uwo mwanya ntago awufite. Niyo mpamvu rero rwose reka Izayi tumukomera amashyi menshi cyane. Amashyi Izayi, rwose turayaguhaye amashyi. Wakoze igikorwa gikomeye cyane cyo gusengera abagore mu gihe byananiye abandi. Ayo mashyi ni ayawe Izayi, turayaguhaye rwose. Kandi wicare utuze ugubwe neza, kuko wakoze ikintu cyananiye abandi. Iki kintu cyananiye abashumba bose bagiye batambuka muri ADEPR, bagitekereza bagasimbuka bagataruka. Ariko Izayi rwose wagikoranye ubushishozi, kandi kizageza itorero kure. Rero wowe wadukurikiranye, yari amakuru ushaka kuguha kugira ngo umenye neza ko ejo kwari ugushimira abantu, kabiri kwari ugushimangira, gusengera abagore muri ADEPR. Rero kandi abagore nibamara gusengerwa, ibintu byose bizagenda neza. Ntekereza ko iri torero rizagira umutekano, rizagira security. Umunsi bamaze kwimika umugore akajya kuyobora iri torero, rizagira umutekano. Imana rero iguha umugisha. Ni nyuma y'uko wenda Gatolika n'Abadive aribo basigaye batarafata uwo mwanzuro, ariko dushimire cyane ADEPR ko yafashe uyu mwanzuro kandi mwiza, kuko ni naryo torero ubona rifite umubare munini cyane w'abantu barisengeramo. Nubwo Gatolika ari nini, ariko cyane burya ADEPR ubona ko ifite umubare munini w'abantu bayisengeramo. Ariko tugiye mu bwinshi twasanga Gatolika rifite benshi, kuko n'ubu ngubu natwe twabaye
aba panekote, ariko gatolika ko dufitemo amafishi baracyatubara kenshi. Umwana avutse wese aba ari umugatolika aba ari umugatolika. Twatuze ko hari amatorero abiri cyangwa se amadini abiri, gatolika hamwe na anglikani, ariko uyu munsi wenda n'abadive nabo nakazamo n'abayisilamu, ariko uyu munsi amatorero amaze kuba menshi, ariko kenshi umwana avutse wese burya bamubara nko muri gatolika. Rero Imana iguha umugisha aho badukurikiranye. Nusoze udakoze subscribe, nusoze udakoze like, nusoze udakoze share ngo ugisharinge ikiganiro. Imana rero ibaho umugisha. Mu minsi iri imbere turaza kubaha urutonde rw'abadamu bagiye gusengerwa muri ADPR, narwo rurimo gutegurwa. Bamwe turabazi, turabafite, dufite urutonde ruke rw'abantu bamwe na bake bamaze bagomba kujya kuri liste yo gusengerwa, turabafite. Ejo bundi turabaha urutonde rwose nyirizina rw'abantu bagomba gusengerwa. Imana rero iguhe umugisha, kandi marayika w'Imana aze kubana nawe. Ineza y'Imana ikugote, kandi ineza y'Imana ikuzenguruke. I love you so much. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Roho Mutagatifu wera w'Imana abagote mu mbaraga zo kwizera. Ibiganiro byacu nakagaruka.